Hello, iyi ni Blessed One TV nongeye kubasuhuza mbaha n'ikaze ni Valente. Tugiye kuganira ku nzozi eshatu Imana ikwereka cyangwa se iyo uzirose Imana iba ikwereka ko umuntu adakwiriye gukomeza kuba mu buzima bwawe. Ibintu bitatu, inzozi eshatu urota zikumenyesha ko umuntu adakwiriye kuba mu buzima bwawe. Nurota izi nzozi uko ari eshatu cyangwa se ukarota imwe muri izi nzozi, uzabe maso usenge, hari icyo Imana iba ishaka kukwereka ku muntu mugendana. Mu by'ukuri turabizi ko inzozi ni ikimenyetso simusiga Imana ikoresha iganira n'abantu bayo. Inzozi ni uburyo bumwe Imana ikoresha muri kominikasiyo, mu gusobanurira, mu kwigisha umuntu inzira, imuha n'uburyo akwiriye kugenda, aho akwiriye kunyura, uburyo akwiriye gukora, ibyo akwiriye kwirinda, ibyo akwiriye arangayemo. Inzozi zimuburira, inzozi zimubwira ibigiye kuza byiza, inzozi zimubwira kuba maso. Inzozi ni bimwe mu buryo Imana ikoresha iganira n'umuntu wayo. Hari inzozi urota, imwe muri izi nzozi eshatu nakuzaniye, nuramuka uyirose ukayirotera ku muntu, ukarota umuntu muri ubu buryo ngiye kukubwira, uzabe maso. Birashoboka ko Imana ibikuburira ko uwo muntu akwiriye kuva mu buzima bwawe. Imana idashaka kugira ngo ukomeze ugendane n'uwo muntu, kuko hari abantu Imana ihuza, harimo n'abo idahuza, kuko umuntu iyo mudahuza, ntabwo Imana iyo mu mikorere yayo ikunda abantu bose, ariko hari igihe iritegereza umuntu cyangwa se ikareba imikorere, cyangwa se ikareba ejo hazaza hanyu, mu bucuti bwanyu, mu mibanire yanyu, hazazamo ibibazo bikomeye cyane, hazazamo kugambanirwa, hazazamo guhemukirwa gukabije, hazazamo gutakaza ubwiza bw'Imana. Rero ikakuganiriza kugira ngo umenye uko ugenda, kugira ngo umenye icyo ukwiriye gukora. Inzozi ya mbere, kurota umuntu akogosha umusatsi. Kurota umuntu akogosha umusatsi, turabizi muri Bibiliya umusatsi Imana iwufata nk'ubwiza bw'umuntu, cyane cyane ku bagore ngo ubwiza bw'umugore ni imisatsi. Ariko umusatsi, tugendeye nko kuri Samusoni, ni ikimenyetso cy'ubudahangarwa, imbaraga zidasanzwe, ubutsinzi no kunesha. Nurota mu buzima bwawe uryamye cyangwa se utwawe n'agatotsi, ukabona iyerekwa inzozi, ukabona inzozi zikwereka umuntu agukata umusatsi, ashobora kuwukata umusatsi akoresha umukasi, ashobora kuwupfura, ashobora gukoresha urwembe, uburyo bwose bwakoreshwa ukabona uwo muntu ari kukogosha umusatsi, uzapfuka musenge, umugendere kure, umenye ubwenge. Iyo umuntu ari kukogosha umusatsi, ni ikimenyetso cya mbere cy'uko Imana iri kukuburira, iri kugucira amarenga ko uwo muntu atari umwizerwa ku buzima bwawe. Turebe ijambo ry'Imana icyo ribivugaho mu Bacamanza 16 umurongo wa 19. Haravuga ngo aherako amusinzirira ku bibero, maze ahamagaza umuntu kumwogosha imigabane 7 y'umusatsi. Aherako amushinyagurira, imbaraga ze zimuvamo. Uyu ni Delila ubwo yatumye kuri Samusoni, agatangira kumwikundishwaho, akamuryarya, atangira kumubaza. Uzi ko Samusoni ari we warwanyaga Abafilisitiya, Samusoni yari afite imbaraga, ariko bohereza Delila ngo akomeze kumucaca, akomeze kumuneka, amubaze aho imbaraga ze ziherereye. Umunsi Samusoni yavuze aho imbaraga ze ziherereye, Delila ikintu cya mbere yakoze, yashatse umuntu wo kumwogosha umusatsi, kuko Samusoni yamaze kumwishyura ko umusatsi ariho hambere Imana imuhera imbaraga. Kogoshwa umusatsi ni ugukurwaho ubudahangarwa. Kogoshwa umusatsi ni uko wari ufitiye umuntu icyizere akagushyira hasi. Kogoshwa umusatsi ni uko wari ugiye kugira ibyo ukora bikugira umumaro, umuntu akaza akakugira inama yo kubireka, icyo gihe ukaba uhombye.
kogoshwa umusatsi ushobora nko kuba uri umusore uri kurambagiza umuntu akaza akakugira inama ngo uriya mukobwa nta kigenda, uriya mukobwa ntacyo azakugezaho. Icyo kintu cyose ni ibintu birapininga umuntu down, ibintu biraca umuntu intege, biragushyira hasi. Umuntu kogosha umusatsi ni ukuba maso, kuko kogoshwa umusatsi nacyo ni ikimenyetso simusiga. Nubona mwiyerekwa mu nzozi ukabona umuntu kogosha umusatsi, uzamugendere kure. Ikindi cya kabiri ni ukurota umuntu yambaye ubusa. Kurota umuntu yambaye ubusa, ugasanga ufite inshuti yawe ukabona mwiyerekwa cyangwa se mu nzozi ukabona umuntu yambaye ubusa, icyo ni ikimenyetso simusiga. Kubona umuntu yambaye ubusa ni ikimenyetso simusiga cyo kutagira ibanga, cyangwa se ikimenyetso simusiga cy'uko hari ibyamubaho nawe bikakugiraho ingaruka, cyangwa se bigiye kugera hanze nawe bikaba byakugiraho ingaruka. Imana ibikuburira ngo uyu muntu umugendere kure kuko ushobora kumwara kubwe, uyu muntu umugendere kure kuko nta banga agira, uyu muntu umugendere kure kuko ntiyubaha, uyu muntu umugendere kure ntacyo uzamubitsa ngo akibike nk'ibanga, ahubwo azaba wa wundi wo kukumenera amabanga. Rero nubona umuntu mu nzozi ukabona umuntu uramurose ukabona yambaye ubusa, uzamenye ko ubwiza bw'Imana cyane cyane bwakagusanze bwamuvuyeho. Nuvuga ngo nta cyiza ushobora kubamukoraho kuko ibyo byose biba biri hanze. Kubona umuntu yambaye ubusa harimo no kuba agiye kujya ku karubanda. Kubona umuntu yambaye ubusa harimo kuba ugiye kumenya ibye yaguhishe. Mbese usanga ari umuntu udakwiriye kuba umwizerwa imbere yawe. Murabyibuka ubwo Adamu na Eva bacumuraga, ngo bagiye kumva bumva bameze nk'abambaye ubusa, batangira kwihisha. Mu yandi magambo rero batangiye gufatwa n'igihemu, bari baragihaye Imana icyizere. Bamaze kubona igihemu kibaje batangira kwihisha, bumva ngo bambaye ubusa. Mu yandi magambo, kubona umuntu yambaye ubusa ukamurota kandi ari inshuti yawe, ujya kure kuko ntabwo aba ari umwizerwa. Ni umuntu ushobora kuba waguhemukira akagushyira hanze igihe icyo ari cyo cyose, ariko nawe atisize. Ni ukuvuga ngo ni umuntu ubwe utabasha kwitaho, ushobora kwishyira hanze nawe akagushyira hanze. Turabisanga mu ntangiriro 9:21 kugeza kuri 22. Aravuga ngo anywa vino yarwo, arasinda, yambarira ubusa mu ihema rye. Hamu se wa Kanani abona se yambaye ubusa, abibwira bene se bari hanze. Imana ishimwe. Nuvuga ngo uyu muntu kumurota yambaye ubusa nta banga abagira. Kumurota yambaye ubusa ni ukuvanwaho icyizere, ni ukuvanwaho ubudahangarwa n'agaciro yagiraga. Kurota umuntu yambaye ubusa ni ukwiye kuba maso. Uwo muntu ntabwo aba ari tayari, ntabwo ari mu mwanya wawe, ntabwo aba ari mu rugendo, muri mu rugendo rumwe. Kurota umuntu yambaye ubusa bisobanura ngo ibintu ashobora kugukorera cyangwa se gukora abandi nawe kwikorera byagukoza isoni ubwawe, ukaba watakaza agaciro wagiraga. Uwo muntu n'umunota Imana izaba iri kukuburira ko uwo muntu adakwiriye kuba mu buzima bwawe. Ikindi cya gatatu, kurota imodoka imusiga, ukarota umuntu imodoka imusiga uyirimo cyangwa se utayirimo. Kurota umuntu imodoka imusiga uyirimo cyangwa se utayirimo. Iki ngiki imodoka turabizi ko mu isi y'umwuka ni ubutabazi bwihuse. Iyo urose indege wari ubwihuse cyane kurushaho, ariko imodoka ni ikimenyetso simusiga ko ugiye kugira progress, ugiye gutera imbere, ugiye gutangira urugendo rwo mu mwuka rw'ubutabazi. Iyo umuntu murose rero ugasanga imodoka iri kumusiga, mbere na mbere mu mwuka aba ari down, aba ari hasi. Ni wa wundi wo kugukamura kugira udashobora kwavansa ngo ugire utere imbere. Mu mibare, mu mibereho ugasanga ibintu byose avuga biragushyira hasi, aho kugira ngo bikumotive biguteze imbere. None ugasanga n'imodoka iramusize. Hari ubwo usanga yarashaka gutega ariko imodoka ikamusiga wari uyirimo. Icyo gihe ni ikimenyetso simusiga ko uwo muntu afite uburangare, ashobora ko nawe kugukamura ku buryo ukomeje gutindana nawe wagira icyo bita security of delay, umwuka w'ubukererwe, iterambere rikabura. Ugasanga umuntu, hari umuntu mubana ugasanga kugira ngo aguhe ibitekerezo, kugira ngo aguhe ubufasha, kugira ngo aguhe ikindi kintu gishobora kuguteza intambwe, ugasanga
murimo murabana ariko nyamara usubira inyuma mukabana ufite umwuka w'ubukererwe, mukabana nta mibare yagutse ugira, ugasanga uwo muntu iyo urose uwo muntu uri mu modoka uyirimo iri kugenda, niyo waba utayirimo ariko ni imodoka iramusize. Icyo gihe gusa iyo utayirimo nawe uba uri mu mwuka w'ubukererwe, uri ahantu bisobanura ngo wowe nawe ntawagira icyo amarira undi, bisaba kugira ngo umenye inzira werekezamo kugira ngo wavanse, kuko we ntabwo azagufasha gutera imbere. Ariko iri mu modoka, ari hanze imodoka ikamusiga mukagenda, Imana ibikweretse ko uwo muntu atari uwo gufatanya nawe mu rugendo. Murakoze cyane, mukomeze mube maso no gusenga, kwizera Imana mukomeze musabe Imana ijye ibafasha, muganire n'Imana mu bicuku by'ijoro, muganire n'Imana mu nzozi, Imana iganira n'abantu bayo mu nzozi. Imana ibahe umugisha. Thank you so much. Murakoze cyane, mwibuke gukanda subscribe, like, share ndetse na comment, mujye mwandika hasi mudusobanuze, turahari kugira ngo dufatanye. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.